Ndi Papa Sava. Iby'Imana yagukoreye n'ubuntu, sukuruta abandi bose tuzani wiyemere. 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 Kubucuruza bikagenda n'ubuntu, kuba ugifite urubyaro n'ubuntu, sukuruta abandi bose n'ubuntu yakugiriye. Iby'Imana yagukoreye n'ubuntu, sukuruta abandi bose tuzani wiyemere. Kuba ugihumeka neza n'ubuntu, gucuruza bikagenda n'ubuntu, gutambuka bigakunda n'ubuntu, sukuruta abandi bose n'ubuntu yakugiriye. Iby'Imana yagukoreye n'ubuntu mugabo we, sukuruta abandi bose tuzani wiyemere. kuba urugo rugihagaze n'ubuntu, kuba ubona minerivare n'ubuntu, kuba utakiri mu bukode n'ubuntu, kuba utakigenda n'amaguru n'ubuntu, sukuruta abandi bose tuzani wiyemere. Iby'Imana yagukoreye n'ubuntu, sukuruta abandi bose tuzani wiyemere. abagabo muraha mwese n'ubuntu, kuvuga bigakunda mwese n'ubuntu, kuba mufite abagore beza n'ubuntu, nimuhamye ubwo buntu bagabo n'ubuntu mwagiriwe. Iby'Imana yagukoreye n'ubuntu, abagabo bose tuzani wiyemere. abagabo iby'Imana yabakoreye n'ubuntu, suko muruta abandi n'ubuntu yabagiriye. Iby'Imana yadukoreye n'ubuntu, suko turuta abandi natwe nitwiyemere. Ababyeyi muraha namwe n'ubuntu, kuba mwonsa bigakunda n'ubuntu, kuba muheka bikemera n'ubuntu, suko muruta abandi n'ubuntu yabagiriye. Iby'Imana yadukoreye n'ubuntu, suko turuta abandi tuzani twiyemere. Twese nk'uko turaha turabanyabuntu, iby'Imana yatugiriye n'ubuntu yatugiriye. Iby'Imana yadukoreye n'ubuntu, suko turuta abandi tuzani wiyemere. Yego tuzani wiyemere, Tuzani wiyemere, tuzani wiyemere, tuzani wiyemere. yongo sukuruta abandi rero, Tuzani wiyemere, sukuruta abandi rero, tuzani wiyemere. yongo sukutunza amafaranga, Tuzani wiyemere, yo sukuvuka hakomeye mwami, tuzani wiyemere. yo suko washatse neza, Tuzani wiyemere, yo suko wabyaye neza we, tuzani wiyemere. isi amashuri menshi wize, Tuzani wiyemere, si abantu muziranye, tuzani wiyemere. isi amasengesho wasenze, Tuzani wiyemere, tuzani wiyemere. tuzani wiyemere. Yo iby'Imana yagukoreye, iby'Imana yagukoreye n'ubuntu, Yesu kuruta abandi bose. tuzani wiyemere. Ibyo iby'Imana yagukoreye, iby'Imana yagukoreye n'ubuntu, ubuntu sukuruta abandi bose. tuzani wiyemere. Yego tuzani wiyemere, Tuzani wiyemere, yego tuzani wiyemere, tuzani wiyemere. tuzani wiyemere, Tuzani wiyemere, yego tuzani wiyemere. tuzani wiyemere. Shira agapira hasi
hasi we tuza niwiyemere kubutarabona igihombo tuza niwiyemere kubutarirukanwa mu kazi tuza niwiyemere tuza niwiyemere tuza niwiyemere shyira agapira hasi we gabanya amagambo menshi tuza niwiyemere tuza niwiyemere kuba waramamaye we tuza niwiyemere shyira agapira hasi we tuza niwiyemere tuza niwiyemere tuza niwiyemere ngo tuza wiyemere tuza niwiyemere abamashi tuza niwiyemere Imana yabikoze tuza niwiyemere ni Imana yabikoze tuza niwiyemere ni Imana yabikoze tuza niwiyemere ese umugabo wabikoze tuza niwiyemere iyo ngo se amashuri yabikoze tuza niwiyemere tuza niwiyemere ngo tuza niwiyemere we tuza niwiyemere tuza niwiyemere tuza niwiyemere shyira agapira hasi tuza niwiyemere tuza niwiyemere tuza niwiyemere Haleluya. Nukuri yarabigukoreye wizamura imbaraga ngo uzamure agatuza. Uko wabibonye niko abandi babibona. Oroshya shaka. Wishaka kwerekana ko ufite wifi kuruta abandi uko wayibonye bayibona. Bakristo bene data, ni byinshi aba yaradukoreye umuntu yigukandagira. Wibakandagira, wibereka agatsinsino, wibereka munsi y'ikirenge. Ashobora kuba atagifite ariko afite ubwonko. Nta muntu utagira ingabire y'Abakristo bene data. Tuza ntiwiyemere, wumve gukomeye nk'urutare. Narwo barushyiramo umwotso rugaturika. Oroshya, 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 oroshya. Isi ni gake gake, gake gake. Ntabwo mubona ibyo adukorera. Hari ahanditse ngo nuko Yona amajije kumirwa n'igifi kimunaze mu nda. Arazi ko birangiye ariko imbaraga z'Imana yagize iti imuta ku nkombe sha. Amena. Reka rero twakire umuvandimwe hano wacu pasiteri atugezeho ibiryo bitungwa bituganisha heza mu ijuru nk'uko tuhategereje. Bitwereke umurongo ugororotse maze sha tuzazamuke natwe. Ngo hari ukuntu ngo bagiye kubona babona bazamutse n'amagare sha badapfuye. Ubwo rero ntiwumve ko natwe gupfa kwacu nubwo byanditse atazaza ajya avuga ati Rugaba uti karame babona aragiye sha babona aragiye arinjiye. Icyo nicyo turwana nk'abizera Imana. Haleluya. Haleluya. Arakoze umudiyakoni wacu kumpa aka kanya. Ndagira ngo abafite Bibiliya muzirebemo, hanyuma tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ibiryo by'ubugingo Imana yaduteguriye uyu munsi. Turasangira ijambo ry'Imana dusanga mu Migani igice cya 3. Turaza kuva ku murongo wa 1 tugere ku murongo wa 8. Haranditswe ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeza amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho,
ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Haleluya. Amena. Ku murongo wa 5 haranditse ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Haleluya. Amena. Imana yacu ishimwe cyane. Nta kitaduhaye kandi nta n'ikitazaduha. Buriya ijambo ry'Imana ryanditse rigira uburyohe bwa buri gihe kuwabihaye iki umwanya. Nuko ngo Imana imaze kurema umuntu agacumura, yaramubwiye iti rero ubwo umenya ikibi n'icyiza, igisigaye ni uguhitamo kwawe. Imana hari abapolisi mubona igira? Imana nta bapolisi igira, ariko umutima nama wawe bwite niba ukugira icyo uri n'icyo wamera. Haleluya. Amena. Buriya ngo ntawugisha inama adafite iyo yigira. Mubona ko mu buzima ni byiza kugirana inama, tukaganira ku by'Imana, ariko burya igikomeye cyane ni wowe ugifite muri wewe. Haleluya. Amena. Buri wese asubije amaso inyuma akareba ubuto bwe. Buriya ibibaho by'ingorane mu buzima, biriya ni inyigisho kuri twebwe, ni icyitegererezo tugomba kureberaho. Niba hari icyo Imana yakugoboreye, ku mufuka hakaba hameze neza, ikintu cya mbere burya mu mutima nama wawe hagutegeka kugira uwugoboka. Haleluya. Amena. None si iminsi yabaye umukara, wowe ntutekereza uwakugoboka ngo umusange? Hari ujya kubaza? Hari nubwo ushobora kureba wagize amahirwe ukamenya ko ugiye kugana ntacyo ari bukumarira, ntiwirirwa ujyayo. Haleluya. Amena. Ariko Imana yacu ishimwe cyane, tuyigana tuyizeye. Buriya baravuga ngo iyo watakaje icyizere mu buzima burya uba wanapfuye. Mujya mwumva abantu hirya no hino ngo biyahuye, haba mu migozi, haba mu mazi, haba hehe. Urya muntu ntabwo aba akiri umuntu, aba yamaze gutuba umuntu, kuko ishusho y'Imana imutuyemo aba yayikuyemo. Ni kimwe n'uwagira nabi uwo ari we wese. Mbere mu isezerano rya kera hari ahavuga ngo mu mategeko yari yarahawe Mose, hari ahavuga ngo ijisho rihorerwa irindi. Ariko mu isezerano rishya Kristo aje aravuga ngo n'uzita mugenzi we gicucu azabibarizwa mu nyenga. Haleluya. Amena. Bivuge ngo ishusho Kristo yaduhishuriye ko turi abana b'Imana, niyo tugomba kugenderaho ukamenya yuko Imana ituye muri wewe. Ariko harya hari imigani banavuga, ariko burya Abanyarwanda barabahanga, ariko nge mpamya ko Imana iba yararemye umuntu imuturamo kuva kibayeho. Hari aho bavugaga ngo umwasama ntarema isoko. Umwasama ntarema isoko. Yahaha yashyira mu byo yahahiyemo, ntiyibuke yuko bigomba gufungwa no kubungwabungwa, agaheka akirirwa azerera mu isoko, kandi murareba abantu barimo uwikoreyemo atwaye yageze iki mu rugo se? Aho yaba yabaye umwasama. N'umukiro w'Imana rero utwarwa ngo tuwutwaye Pawulo intumwa y'amahanga niwe wabivuze neza, ati umukiro w'Imana tuwutwaye mu tubindi tumeneka ubusa. Ufite akabindi kawe utwaye, nanjye nkagira kanjye, n'undi akagira ke. Ako kabindi niko utwaye mu mukiro w'Imana, ukagomba kumenya ko kameneka ubusa. Nimurebe igira ibisi, uritereye hejuru ukarirekura rikagwa hasi, wakongera kuritora ari igi. N'agakiza k'Imana nuko ukabungabunga, ukagatwara nk'utwaye igi. Noneho icyanyuma nababwira abavandimwe, Imana nibiduhaye isezerano gutya ko izatuyobora mu nzira tunyuramo, ugomba kumva ko intambwe zawe zose Imana ikuri hejuru. Niba ushobora kujya ku kiraka ugakora wumva ko shobuja kuri hafi,
kandi umurebesha amaso, yambaye inyama n'amaraso nkawe. Imana ikureba utayireba, yanaguhaye ubuzima yanabukwambura, ugomba kumva ko igize ite, ikuri hafi, ugomba kuyubaha, kuyubahisha no kuyikundisha abandi. Umurimo ukomeye buriya ngo dufite muri iyi si ni ukubera abandi icyanga, ni ukubera abandi icyanga, uburyohe. Ntihagire ukubona ngo avuge ati noneho turashize, ntihagire ukubona ati noneho ndanyura hehe, akumva yuko ahubwo niba kubonye abonye Imana. Haleluya. Nubaye Imana, nubaye Imana, ahubwo abonye Imana ituye muri weho. Nukuri. Haleluya. Amen. Bana b'Imana rero, kandi bwoko bw'Imana ikunda cyane, ijambo ry'Imana mujye mukunda kurisoma cyane no kurizirikana. Ni ubuzima. Yego. Buriya umuntu uteye agahinda wa mbere ni uwataye Imana ku ruhande. Umuntu wataye Imana ku ruhande ntacyo atakora. Ni nayo mpamvu mutagomba gutangazwa n'ibyo mubona bitugusha mu buzima, kuko niba Imana ikuremye ntiyanakuremera n'isi yawe. None se ubwo haba hariho amasi magana angahe? Reba uko tungana gutya, buri wese afite isi ye, kandi ntiwayibamo wenyine kuko ukeneye abandi. Haleluya. Amen. Bivuze ngo uzahura n'ingorane, ariko ntibivuze ko Imana idahari cyangwa mutari kumwe. Reba ibyo wagiye usimbuka byose nibyo nagiye nsimbuka tutarondora, nta kiguzi. Mwaririmbye neza kare mu kanya kashize, ati reka kugira gute, reka kwiyemera, reka kwiyemera. Ibyo byose, bya bindi byose byakubereho by'amahirwe, ni Imana yabigukoreye. Buriya gihamya rero n'umucamanza tuba dufite ni wa wundi utaragize amahirwe nk'ayawe. Hari abantu, ni akantu muzasangize n'abavandimwe hanze, umuntu ibibazo byamubana byinshi, ati biraruta iyo mba narapfuye. Ntihazagire umuntu bwoko bw'Imana muri aho mutekereza gutyo, kubera ko uwapfuye aramutse azutse yakubera umucamanza. Atayo mahirwe uri kwanga njyewe y'Imana yanyihera, none narapfuye, wowe uri kuvuga ngo iyo mba narapfuye. Abo uwo yagushinja. None se Imana yagize nabi kuguha kuramba? Ntabwo Imana yagize nabi. Haleluya. Amen. Rero bwoko bw'Imana, reka ncutse ijambo ry'Imana, hanyuma ariko twari dufite gahunda nkuko byateguwe tukanabiranga mu minsi yagiye itambuka. Dufite abashyitsi muri twe, ariko turabita abashyitsi kubera ko ari bishya batuzaniye. Haleluya. Amen. Nkuko dufitanye rero gahunda, ariko hari kugira ngo gahunda zigende neza, hari wari wambwiye kubanza gushima Imana, nabanze namuha akanya. Uriya muvandimwe, akanya nakawe, utubwire iby'Imana yagukoreye mu minota 2 kugira ngo gahunda nyamukuru ihite ikomeza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze ko mu mwanya wo gushima Imana. Mu by'ukuri iby'Imana ikora ni byinshi. N'uyu munsi kuba turi aha ngaha tuvuga izina ryayo ni ku bwayo. Rero iminsi yashize narwaye umutwe, ndwara umutwe w'igikatu. Umutwe urandya, nivuza ku mavuriro yose bakabura indwara, ndaremba byo kuremba pe. Ariko ngize amahirwe, haza abakozi b'Imana mu rugo iwanjye baransengera, bandambikaho ibiganza, batabaza Uwiteka, Uwiteka arantabara. Ubu ndamahoro, mumpera Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe kandi yubahwa cyane, habwa icyubahiro. Mu ijuru Imana isingizwe, kandi ipfukamirwe n'abo munsi n'ikuzimu bayubahe. Haleluya. Amen. Hanyuma rero tugeze kuri wa mwanya nyamukuru, abashyitsi bacu b'Imena navuze ku munsi udasanzwe. Karibu, mwakwigira imbere, mwakwigira imbere mukareba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nkuko mubizi mwese, amazina yanjye nitwa Libera Kurera Denis. Libera Kurera Denis.
rero uyu munsi nongeye guhagarara imbere y'imbaga ngira ngo nshima Imana. Gushima Imana ni ibintu tugira buri munsi uko tubyutse twishima kuba tugihumeka umwuka bazima, ariko uyu munsi ndagira ngo nyishime by'umwihariko nkuko nari narabihigiye. Imana imaze kurema Adamu imushyize muri Edeni, yararebye iravuga uti ngomba kukurebera umufasha. Imana yabonye yuko kuba wenyine ni ikibazo. Nukuri. Rero nongeye kuza imbere yanyu nshima Imana kuba yarampaye umukunzi mwiza. Baraberanye basa n'abavugana. Baraberanye basa n'abavugana. Ndashima Imana imbere yanyu nkuko nabihigiye, umuhigo ndawuhiguye. Imana ishimwe, ndishimye mu mutima wanjye. Nukuri guhaye urubavu. Yaho narinzi kubyina mba mbyinye, ariko Imana yo ireba mu mutima ikawumenya, amashimwe yanjye irayabona. Umukunzi wanjye rero nawe yifuje gushima Imana, ariko we arafata akanya karambuye, ndizera ko nta kibazo. Mureke rero ubushyitse yombi muhe umwanya. Okay. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Nanjye ndashima Imana cyane. Mu mutima wanjye huzuyemo amashimwe. Huzuyemo amashimwe menshi cyane. Haleluya. Ndashima Imana yampaye wenda kuba umugabo wanjye. Ntabwo byari ibintu byoroshye, hari abakobwa bagenzi banjye bakiri ku mavi, ariko ndashima Imana. Ndashima Imana cyane. Haleluya. Amen. Nongeye gushima Imana ko mwanyemereye gushima Imana, kuko nari nasabye pasiteri mubwira ko nshaka gushima Imana, ariko nshaka no kunyuzaho akantu kameze nk'ubuhamya kugira ngo mwumve ko uri ku mavi nta kintu kitashoboka. Haleluya. Amen. Ubu mumbona njye nanyuze mu bintu bikomeye cyane, naciye mu bintu bikomeye, nanyuze ahantu hakomeye, ariko kubona mpagaze aha mpagaranye. Haleluya. Haleluya. Kuri ndashima Imana, ndashima Imana cyane. Imana ishimwe. Ndimo mpagaze hano bigatuma nibuka ahantu navuye. Mutima wanjye urishimye, mutima wanjye urishimye cyane. Ubu mumbona nakoze akazi k'uburaya. Nagakoze nk'akazi, sinzi niba navuga ko ari akazi cyangwa ari umwuga nakoraga. Ndashima Imana. Pastor Imana igikumera umugisha. Ndashima Imana yankuye aho hantu ikaba impagaritse ahangaha, munshimira Imana. Amen. Nakoze akazi k'uburaya, nkakora nkaho wagira ngo wari umwuga nari mfite, nkakorana imbaraga, nkakorana ubuhate, nta bwoba, nta n'umutima wanshinjaga. Nari umukobwa wabashaga kwinjiza abagabo benshi mu cyumweru. Nivuga abagabo benshi nimugire ngo ni ibintu ndi guhimba. Nabashaga kwinjiza abagabo 12 ku munsi umwe. Umunsi umwe nabashaga kuba ninjije abo bagabo. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Nabashaga kwinjiza abagabo, hagira nk'ukora ikosa ntanyishyure. Hagira ukora ikosa ntanyishyure, nkafata urwembe nkarumushyira ku ijosi. Ndashima Imana ko hari abagabo nenze nk'ukwica, nk'abakata, nk'ababaga, bakiruka bakahava banyishyuye. Hari abagendaga batajyanye imyenda nyisigaranye, nkabirukansa ahantu bambaye ubusa. Imana ishimwe. Ndashimira Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ubu mumbona Rugaba niwe wakomeje aririmba, numvishe mu mwita Rugaba yakomeje aririmba aravuga ngo niba hari ibyo Imana yabakoreye mureke kwiyemera. Nukuri mureke kwiyemera. Hari abantu twe tubifata nk'amahirwe, hari abantu twumva ko ari amahirwe twagize. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
nyuma nkiri muri ubwo buraya kugira ngo dukore ibyo bintu twiyahuzaga amayoga tukiyahuza ibiyobyabwenge byinshi cyane kugeza ku rwego umuntu atabashaga kwibuka n'ibintu arimo. Haleluya. Ariko ndashima Imana. mwihangane nimubona emosiyo zimfashe. Ubu buzima bwari bunkomereye, kwisanga aha hantu nta mahirwe nagize. Nsubiye mu bihe byashize, iyo twinjizaga abagabo ntabwo wapfaga kwita niba yikingiye cyangwa akikingiye. Twe twarebaga amafaranga gusa. Mu mpera Imana icyubahiro itaratumye mpakura sida. Haleluya. Naryamanye n'abagabo benshi ntamenya ngo ninde wari urwaye cyangwa utararwaye, ariko ni ukuri ndi muzima, ntabwo nigeze mpakura ubwo burwayi. Ndibuka muri ibyo bihe habayegaho ibihe byo gutwita. Twebwe ibyo ntabwo twabaga bitureba ngo abantu ngo batwise ngo batwise, ntabwo twitaga kumenya ko kugira umwana ari amahirwe. Ubu mundeba nakuyemo inda, nakuragamo inda, twabikoraga nk'ibintu tutitayeho. Nakuyemo inda 5, hariyo nakuyemo y'amezi 8, mbona umwana neza ari umwana. Ndashima Imana munyemere, nshima Imana impaye umugabo. Niba hano harimo umukobwa ugisenga, mwe mwagiriye amahirwe kuba muri n'abarokore. Mwibaze njye kuba naranamubonye nari indaya ruharwa, nari butwi, ariko Imana ikampa amahirwe yo kuba mufite umugabo mwiza, umusore mwiza umeze uko abantu benshi bifuza. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashima Imana. Njya guhura na pasiteri hano nambwiye ndakwingize muzambabarire mu mwanya mbashe gushima Imana. Njye nigeze kwinjira mu idini, abantu barimo barasenga bavuga ngo abantu ngo nibihane. Uwo mupasiteri aramubwiriza iryo joro twarararanye rwose, yanga no kunyishyura, ndamusebya ndamwirukanisha ahantu kuko twe twabaga mu makaritsiye y'indaya. Agenda atanishyuye, ariko mu mpera Imana icyubahiro. Nagira ngo nshime Imana. Murakoze cyane ku bw'akanya mu mpaye. Niba harimo abakobwa barimo hano n'ukuri mutarashaka, mugire icyizere, mukomeze mwumve mutuje pe, kuko Imana yadukoreye ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Bakristo, sheni n'ukuri nawe ko muri kwikiriza ngo amena, murumva ibintu bisanzwe ari kuvuga. Mureke nanjye nongere nshima Imana. Ndashima Imana. Ubu mfite agahinda gakomeye. Yaba nariraga, mfite ikibazo ko ndize umuvu wabatemba n'amarira. Uretse kunkora. Reka manze mvuga ibyo mvuga nawe. Mfite agahinda gakomeye cyane. Umuntu araza akavuga ati ngewe niyahuzaga inzoga. Ibaze kunywa inzoga bigera naho uziyahuza none. Namwe ngamena. ariko none se aho hahise Imana izo nzoga yazimuvanyemo ingaruka zazo. mu ijambo ry'Imana abo bagabo aho banyuraga Imana yarongeye irafunga ngo ibyaha byawe nubyihana ntibizibukwa burundu. Ushaka kumwitwarira se mu mwitwarira. Umuntu yarihannye arababarirwa. we wamukunze utamuzi. Oya gusa wenda yavuze ko yakiraga abantu ngo abagabo bangahe ku munsi. Cumi na bangahe? Nukuvuga 12. None se ngo nitugera mu rugo nzajya nkora akazi k'abagabo 12 nka twashe. Uri imanzira uburyo ujya kumubwira ibyo byose. Umva mubyeyi Nyiragitare, ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo umunyabyaha niyanga ibyaha bye akihana bikuye ku mutima, ibyaha bye ntibizibuka ukundi. Abazashaka iryo jambo muzarisanga mu gitabo cya Ezekiyeli. Pastor abo nari natumiye, abo twari twabwiye ko dufite ubukwe, mwihangane. Na bukwe rwose. N'abadayimoni nabo. Reka twumve umukozi w'Imana Rugaba, ye umwanya n'uwawe.
Imana iguhe umugisha ko urakoze. Njyewe rwose uwo muhungu uruhande rumwe ndamwumva. Gusa ko bampaye ijambo reka mbanze mvuge. Ibyo uwo mwana yagize hahise natwe ntabwo twari tubizi. Ariko se namwe murebe kamera ziri hano. Urumva avuza abantu baryamanye 30 n'abangaye mu ijoro rimwe yavanyemo inda utabara, avuza abantu bose ngo arasamanaga ivumbi rigatumuka. Ubu ni mubyara abana banyu bazajya reba abantu bari hano. Reba nk'ibintu uvuza hano pastor, reba kuri stati yawe. Pastor Eugene yabishize kuri stati ibintu uyavugiye hano. Kubera iki? Ubuse Eugene ari hano mu rusengero. Ariko reba ibintu umwana yivugiye hanga bise bijya ku karubanda. Mwagiye mumenye ibyo muvugira mu bantu nibyo mutavuga. Uraza kubwira abantu ko wasambanye ivumbi rigatumuka. Dufashe kurambagiza undi. Ariko nawe umusore ufite gahunda nasigarane nawe. Pare mushakira undi. Pare wawe yigira Nari kugira ibanga wowe imeneye ibanga.